umuntu uri kuri source tuganire ndabizi hari nyine aho umuntu ageza hari n'ibyo atatangaza hari ibyo wenda nawe ushaka kuba wenda udafite amakuru menshi ariko tugende neza Sekiganda iriya foto uyifotora hari ryari yageze mu Rwanda ryari duheraho cyo ni ikibazo cyoroshye wasubiza ariko ibyo wumva niba hari bitatangaza ubyihoreye yumva harimo discretion ariko hari nka ryari wenda nejo se n'uyu munsi yageze mu Rwanda donc ni mu mezi nk'abiri ashize iriya foto imaranye amezi abiri what mu mezi abiri ashize yari ari mu Rwanda ifotora donc yarasenye igihe gikwiye shampiyona ya Uganda irangiye ifoto yasohoka nzayisohora icyo ni icyambe very good bivuga ngo ni umukinnyi wasinye kera cyane mu mezi abiri ashize ifoto yari ayifite yari ayiryamanya y'ibiti yasinye nko mu kwa gatatu kuyirekura niba arafashe jezi icyo gihe Sekiganda n'umukinnyi warangizanyije na APR bitari mu kwezi kumwe kurangiye ako gushyira umukono ku masezerano bivuze ngo bamusinyishije shampiyona ikirimo bakiri muri shampiyona agafoto akamusinyishije muri ofisi yariya ntago ari kimwe Nyarutarama ntago ari mu Rwanda byabaye ngombwa kujya Uganda byabaye ngombwa ko mujya Uganda mumushyiriye jezi kugira ngo unafotore byumvikane mwa ngo mwagiye nk'umunyamakuru kuko nabo bari bakiri muri shampiyona kuko niba APR yo yaragiye kumuganiriza bakumvikanira wenda hari umuntu wo muri APR wagiyeyo bagakorera contrat banamushyiriye jezi kugira wenda ngo habe hari n'umunyamakuru afata iyo foto birakwereka uburyo Ruvuyanga yagiriwe umugisha n'ubuntu bwo kuba APR imugira iti ngwino tujyane uze kuri kumwe natwe byiburi ifoto y'akazi ubu ifite ko nta munyamakuru muri Uganda ufite Alex ngo hari igihe yigeze kujyana abanyamakuru ngo APR ijya gukina na Maranatha ngo Maranatha iragenda kwibira APR yindi yo muri kwa Badebayor muri Togo umva ngo aravuga ati ibi bintu badokoreye mwabibonye bagize amahirwe Adebayor aravuga ati rwose ndashaka kugira ikintu mvuga kuri umupira wo muri Afrika ibintu ntago ari byo kandi ari ikipe yabaye ibya APR aravuga ati nimutangaza nimumubaza ngo habura umuntu ufite recorder afana Alex atari ko abo bantu nk'umuntu arabajyana ntimwazanye n'igikoresho na kimwe nta telefone bavuga ngo ari smartphone zari zihari ngo niba recording ikinga ifite recorder twari twadu telefone dutatu tw'ama-SMS n'utwadwari twa Motorola koko umuntu yava mu gihugu atatwaye na recorder umunyamakuru Ruvuyanga rero turagushimira ko wibutse gutwara igikoresho cy'akazi umenya ko nta foto nta kibazo cya kabiri riga ifoto kuko dufite na rero ikibazo cya kabiri cyane Ruvuya nibazo bibiri nyine cyari uri bimubaze icyambere oya ikibazo murimo murambaza wagira ngo oya chairman wa Peri kane uratubwira amakuru nge numva mfite numvaga ariyo natanga kandi nayatanga turakubaza ndashaka ubireke ayo udafite ntuyatanga ikibazo kimwe biragenda ari bibiri APR iramutangaza ryari mu buryo bwa official cyo ni icyambere icya kabiri ese ari mu Rwanda ndetse yahawe angahe uba ari mu Rwanda yahawe angahe yatangaza ryari imyaka ibiri bamuhaye ntago ndayamenya ariko ntago ari mu Rwanda ari Uganda ko sezo yarangiye azaza ryari APR ifite gahunda irimo gukora nyine yo kuburyo izatangaza abakinnyi nawe ubwo azatangazwa muri abo ngabo nkuko APR imagenda ikora nyine urabona abakinnyi barasohotse hari abakinnyi basohotse hari n'ikindi cyiciro cy'abanyamahanga bafite ukuntu bazagenda babatangaza iyo system ya APR niyo nubwo buryo bwa APR zakoresha ntago ndabumenya cyibutse ko APR yarekuye ba nimero 62 isinyishije umwe asanzemo Dauda bwifite abakasira babiri nanone ariko uko mbona uko mbona ibintu hari icyiciro cy'abakinnyi basohotse muri APR hazakurikiraho gutangazwa icyiciro cy'abakinnyi b'abanyarwanda bazatangarizwa rimwe basinyiye APR batangarizwa rimwe hazakurikiraho icyiciro cy'abakinnyi b'abanyamahanga bazinjira muri APR hazakurikiraho icyiciro cy'abatoza bazatoza APR no bazatangazwa nyuma pange neza abantu bakundiye ibintu bisubiyeho APR ibipanzi gusa umuto ntabwo ngena kuri nagiye mbishyira kuri ordre nashaka yuko buri cyiciro cyanya gitangazwa hari faze yo gutangaza abatoza hari faze yo gutangaza ariko n'umutoza bishobora kwihuta bishobora kuza mbere y'ibindi byose gusa icyo nzi kiri hafi kugero cya 70% muri APR muri iki cyumweru mushobora kubona
abakinnyi b'abanyarwanda binjiye muri APR batangazwa Muri iki? icyo cyo ndishuwa cyumweru iki cyumweru yego abanyamahanga iratangira oya abanyarwanda abakinnyi abanyarwanda bari abanyarwanda abakinnyi mwagiye mugarukaho uwa mbere yitwa Iraguha Haji uwa kabiri yitwa Bugingo Hakim uwa gatatu yitwa Ngabonziza Pacifique wa kane yitwa Adolphe Hakizimana Adolphe uyu munsi yahawe release leta ntihagire undi muntu umbaza undi mukinnyi uri inyuma yabo abo bane bazerekana ubwo naba ntaramumenya abo bane bakonfirimiye abo bane barasinye bazerekanwa kuko abantu bari ibiganiro biri ku musozo abo bane mbabwiye ibiganiro biri ku musozo iki cyumweru nta gihindutse barerekana APR iraberekana iranyinira bitangaza biri kugenda neza twitwara neza ndagusaba ko hari umuco wa zandani uze kunsabira chairman nabikwemera yego ujyayo ariko uzime cyangwa uzero Renzo nzi kugororera na transfer aho kumuruvuya transfer ugomba kuvuga Uganda kuntu ifoto yarayinye yarambwiye ngo fata screenshot namusabye ifoto yangira ngo fata screenshot Uganda amasaha turushye tujya kuri hoteli ya bigenda twahuriya umusore yabanje kugorora ariko birangira bigenze gutya oya natangiye ko ngikoma kuri APR turuko yatwara genda ryohewe pe uko turuko zitwara zero official gake tuziganira nk'imfura ntabyo kuvuga ngo haguruka ufatire mikoro bimeze neza wa mugani n'uvuyanga nawe yabaye nk'umusirikare ntakiri umunyamakuru yabaye nk'umusirikare ariwe ngo Sekiganda n'umukinnyi wa APR RDF irakubwira iti ashingiye ku itegeko nshinga nimero iyi n'iyi umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera aba basirikare bakurikira kuri iri ranka wenda rya brigadier general kanaka yanazamuye abandi bofisiye bakuru 150 30 RDF yashoje bagata ibindi ni ibindi namahane gusa ruve wewe wabwiwe muri bira byiciro ruvuze mu byiciro hari cyiciro ruvuyanga bamugana n'inshuti ya Rwivanga yafande Rwivanga aramukunda cyane amaze kugira akantu ka uzi ko n'inkuru yanditse yashyizeho ubwo ni mu byiciro ruvuyanga yavuze rero nge nabwi abakinnyi abakinnyi bane rero twagufasha mikoro twese twaguruka tugufasha mikoro twamuvunye manikure wazajya tubwira ngo nkubitira hano ku mutwe byarashaka kuvuga ruvuye gukomeza mu byiciro ruvuze bigiye gukorwa hari icyiciro kimwe cyarangiye icyiciro cyo gusezerera abakinnyi cyangwa se abakinnyi batazakomezanya na APR nta wundi mukinnyi uzasirwa muri APR uvuga ngo abagiye ni bariye abantu bibaza se ngo wenda ramini bazaguma keretse uwagurisha ariko gutandukana n'abakinnyi mutanya amasezerano byararangiye ngo Ruboneka ngo Claude ubwo nyine baba bagurishijwe nabo ngo Kirema bagiye keretse abakinnyi batatu naho bazajya kugeza amagingo yangaya nta wundi mukinnyi uzava muri APR kipe bazerekezamo cyane abakinnyi APR ifite abanyarwanda inkuru ya Claude muri Tanzania ko naho yaciye ibintu kwishyushye inkuru yanditse yarishingiye nuko nta wundi mukinnyi uzasohoka muri APR nge ni gake uzumva mvuga ibintu bya APR ariko nge ni ntubona nkarivuga gake uvuga ibintu bya APR kandi ari byo uvuga nibyo yako ni ntubona nkarivuga mbabihagazeho kuri mikoro ndavuga no kuri mikoro nimvuga ibintu bya APR ngumva mbihagazeho ntago njye mvuga nanjye hari abavana mwengeze numva bavuga ngo ntago kuzajya bapfa ibihuha nanjye ibyo bintu ndabishyigikiye nawe ntubyemera sharange sinemera ibihuha nzajya mvuga ibihuha ni bibi ariko muri transferi transfer zigira phase burya hari ibintu abantu bita ibihuha atari ibihuha hari icyo transfer zigira phase niba Sekiganda yarasinye mu kwezi kwa kabiri abantu bari bemerewe gutangira kumuvuga mu kwezi kwa 9 igihe ibiganiro byatangiriye ibyo ntabwo byitwa ibihuha iyo ni gossip ni ibihwihwiso erega bishobora no gupfa transfer ntabwo biba byarabaye ibihuha rero niba mvuze transfer ngo igeza ibiganiro byabaye ariko nyuma equipe igahendwa ntimugure cyangwa se ikabona undi ibyo se byari ibihuha no yari inkuru ngenzi nk'umuntu aperiba umwaja wayirangiye umukinnyi aranamubanda bizi ko yageze no kuri table ya chairman
ejo yasinye muri Esperance Biranga. yaranahenze Yego. cyane agiye no gukora test mu ese ubwo wayivuze byari bihuha Pantulu ntiwamubonye yego namubonye yasinye muri Esperance Kari Ni ngombwa ikomereze. rero ko ikipe ishobora no Bagiye kuba gukina igikombe cy'isi. abana yiha umukinnyi yo idafite interest Yego. ibyo bintu abantu barizi ko biba muri transfer umuhaje ashobora Ikipe kofaringa umukinnyi. ukofaringa umukinnyi ahantu mu gihe bakibyigaho wenda ukabona ahandi watanze offer baramuguza ntibabibuza ko ahandi wamuvuze Ntabwo biba ari ibihuha. batamushatse ubu rero siporo hari abakinnyi bayifuza ntibabone ariko yabifuje uzi ikintu kibi bihuha kandi kibi turabijyamo no mu kanya. kuza ukavuga ngo niba wenda wamenye ko aperi yatangiye ibiganiro kubera ko uzi ko iganiriye akenshi birangira imusinyishije ugahita uvuga ngo yasinye byarangiye nibirangira adasinye Aya ni waravuze- amakosa. nibirangira adasinye waravuze ngo yasinye byarangiye bizaba bibaye ibihuha Ibyo byo ni byo. ariko waravuze ko baganiriye koko byarabaye ese bari ibihuha no ariko hari Hari abakinnyi bandi. hanze ho nabonye babikora neza hari abanyamakuru basanzwe abaripota ngo basanzwe nibo bazana izi gossip ibi bihuha ariko noneho hakaba n'uwitwa chief reporter akuriya kwa Kave Seriko we noneho akaza avuga izarangiye ubu nyine chief reporter mu Rwanda mvuge zarangiye ubwo Sekiganda ni umukinnyi ukina mu kibuga hagati nabonye afite na parikuru nziza umukinnyi ukina muri Pro Line ni ikipe izamura abakinnyi bakiri bato cyane cyane bivana mu mirenge ndetse no mu mashuri avuye Pro Line rero ni nk'aho yaratangiye gukina noneho bya nyabyo igihe yajyaga muri Express ni ikipe nayo ikomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda ajya muri KCCA yari muri Villa nuvuga ngo ya makipe akomeye yose y'Ubuganda amenshi yakinyemo kandi azamukiye mu kipe nziza nka Pro Line bivuga ko afite imyaka parcours nziza. 29 nanone nka duta umukinnyi ugize 29 akiri mu makipe yo muri Uganda atarasohoka Sekiganda ariko imyaka ye iteje urujijo hari aho ubona 29 hari naho ubona 22 21 gute se afite 21 2016 yakinaga icyiciro cya mbere 21 se gute rwose 29 ngo siyo icy'imyaka none se yagiye muri Pro Line ya 2016 iminota irimo tujyana nibwo yagiye muri Pro Line reka tuve ku zindi transfer Pro Line David Diseteri muri Pro Line imyaka 10 akina mu cyiciro cya mbere 2019 ya Express amaze ni 29 turebe 10 akina icyiciro cya mbere ureba ukabona ni 21 none se ayo makipe ni akiri tuzabiverifiya reka tuvuge izindi transfer Villa yakinyemo seze ebyiri iyi yavuyemo kese yakinyemo seze ebyiri seze yakine Express yakinyemo sezo ebyiri Pro Line yakinamo seze ebyiri nta kuntu umukinnyi 2016 uri muri Pro Line nasumva ibyo yafite nisho 21 ntabwo bishoboka ni 29 bashoboka ariko icyoroshye twabwira abantu tujya no kwina nkura aperi tunakubita tujya uriya ni umugabo ni umubyeyi Sekiganda ariko iriya myaka ni myiza mu Rwanda usibye imikino yagize yo kuvunika muri iyi sezo Sekiganda akina nka nimero 6 ubanzamo mu ikipe ya Uganda Cranes cyane akinana na Haridi Aucho ukina 8 byumvikane neza ni regular starter muri equipe nationale ya Uganda bakinisha abakaseri babiri ubundi kuko na Haridi Aucho buriya n'umukaseri typique na bakinisha abakaseri babiri amakipe muri Afrika cyane rero ushobora kubona ko rapuye ikipe nka Uganda akabanza mu kibuga akabona abonye wenda kamwe kamugoye muri uno mwaka ushize ni imvune ariko naza kamera neza ntagire ibibazo byo kuvunika bakamwasosiya abadawuda na baruboneka mu by'ukuri mediane ya APR izaba ifite imbaraga nta kizabitwaye mu kijyanye ariko na recuperation ubwo mu kijyanye nanone no kwa Yamaze yabo mu buryo bwo offensive hari bana Ramte sinzi niba wenda mu bakinnyi bazagura b'abanyamahanga hari uwo batekereza ufite Lamte ufite Ruboneka ntabwo ari nimero 10 Ramazani se arwa muri kure reka ntabwo Ramazani agiye kujya muri Canada oya buretse gatoya ibyo simbyemera jewe nyamukandagira agakina nibyo nashaka kubabwira nuko mu kirere cyose kigana azagura nimero 10 nagiye kubabwira ko ni bakinnyi babiri ba APR harimo Ombolenga Fitina Ombolenga nanjye ko bakinnyi babiri ba APR kandi bakinnyi nyine bari linked bavuga muri APR hari Ombolenga Fitina Ombolenga nibyo hari na undi twavugaho ni uwo nguwo n'ibizira Ramazani Ombolenga Fitina ibiganiro byarabaye ariko ntago biragira kure Ombolenga ibiganiro byarabaye ntago biragira kure kuko ngo rero yarambwiye ati umva ntago biragira hashimishije nyine izagushaka izaze tuganire ati tuzakure ntago biragira hashimishije niyo mpamvu ntamushyize muri kategori y'aba bakinnyi navuze haruguru bo bisa nkaho birimo kurangira kuko urumva baracyafite amasezerano muri Reyo bigoye kuko abantu mu nzego hejuru muri APR batishimiye treatment ya Reyo baravuga ati uyu mwana ko yagiraga discipline atubereye umukinnyi mwiza kuki tutamugarura mu rugo kibazo ni kandi urabona barekuye nzotanga bashaka kuvuga bati kugira ngo kabiri yacu Kagege ari wenyine bari niyo case iri kuri Claude nawe yari wenyine ntabwo bazagura kabiri umunyamahanga barashaka abadefansi b'abanyarwanda ubwo nyine kitujya Ombolenga byanze bashaka gutekereza ibindi bya Serumogo ntabwo byigeze binabo ni igihuha cyambaye ubusa cyane
uvuye ikibazo mfite APR iyo umuntu ayivuye iyo umukinnyi yivuyemo akajya ahandi cyane cyane nko muri Rayon kugaruka byakunze kujya bigorana mbere pe wenda uretse wenda uko n'ubuyobozi bugenda buhinduka ariko na Ombolenga ariko uburyo yari yagiye ntabwo yari yagiye rwose ngo neza mu mahoro ntabwo yagiye ubona ariko leadership ya APR yarahindutse wenda uko leadership yarahindutse yagiye bivugwa ko ananijwe ibya na leadership Ombolenga uko yagiye sinshaka kubyinjiramo ariko igihari nyine ibiganiro byarabaye ntabwo biragera hashimishije nk'uko abandi bimeze impamvu nyine ubwo hazamo ABCD z'uko gifite amasezerano muri Murera n'ibindi nk'ibyo ngibyo arabatangiye kurekura ko yasinye imyaka 2 reka turebe Ombolenga se okay ubwo bafite suruse zabo ko yasinye 2 nazo ndazuba hanyuma nibizi Ramazani ibi bitanu nibizi Ramazani yari yarasoje amasezerano nibizi Ramazani yashoje amasezerano na APR yararangiye ubu yemerewe kujya muri club yose ashaka ku isi niyo bataramwongereye byararangiye ashaka iki byavuzwe muri Canada yego nibyo ariko APR ntiyifuza kurekura nibizi Ramazani ni nayo mpamvu n'ibiganiro bigeze kuri 70%. Cyo batamwongereye satarasoza bagatuma hajya ko atari umukinnyi w'ingenzi cyane ariko urumva Ramazani yo barimo baraganira iyo squad play muzatungurwe no kubona Rimizi Ramazani yongera amasezerano muri APR ni na option ishoboka ababuze ahari indi target bifuza kuri uwo mwanya bakamugira squad player nkuko asanzwe muri squad player yabara bamurekura bari kumurekurana na Babaka kuko nabo bari basoje amasezerano kubera ko batamurekura bari kumushimira muri Babaka ariko ko bataramushimira icyo ni kimwe hanyuma ikindi nsore zo muri Nyamukandagira n'abatoza ntabwo ndamenya amazina yabo ariko icyo navuga abakunzi ba APR ntabwo uburenganzira bwo kuyavuga ntabwo bari mu burenganzira kandi ni nabyo avuze nyine abakunzi ba APR ikipe ya APR yamaze kurangizanya n'abatoza iyo dosiye yarayikoze tubwire igihugu gusa tubwire n'abanyafurika nibyo ari kujyaho hasigaye kubatangaza ariko dosiye yo kurangizanya ngo n'abatoza n'ibiki ngo nzahanga mvuge ngo bigeze kuri 70% nawe byabaye ijana bari mu bavuzwe barahari hanyuma ikindi abatoza abafana ba APR mugomba kwitegura umutoza w'umwarabu nanone nyuma ya Hadira aragarutse ubwo ni Tunisia yumvikane ntagavuze ruvuye ngo haragaruka Hadiri haragaruka undi mutoza w'umwarabu nyuma ya Hadiri hagarutse undi mwarabu muri APR ariko na Hadira aracyari umwarabu nawe aracyari ntabwo atakaje profile y'umwarabu yewe ibyo natangaje irigane byumvikanye Hadiri mujye mumureka byumvikanye natwe byumvuze byumvikanye nyuma yuko Hadiri yari umwarabu ukomoka muri Maroc APR igiye kongera gutozwa n'umutoza w'umwarabu ukomoka muri Maroc mu gihugu cy'umupira iyo ni Maroc amakuru cyangwa Misiri iyo ni Maroc cyangwa Egypt aya makuru ku batoza niyo numva natangaza niyo mfite Maroc cyangwa Egypt Tunisia na Maroc sibyo ruvuye niyo mfite nushyiremo Algeria natangaza Misiri nushyiremo igihugu sinakimenya nyimenye nabivuga shakira ibyo bitatu ni umutoza APR zatozwa n'abatoza igihugu nyimenye nakivuga ariko icyo nzi magazeho ijana ku ijana APR zatozwa n'umutoza tubwira igihugu gusa noneho confirm ngo nta gihugu mfite ntacyo nzi mbeshye subu kandi nshaka kubeshya ni mutabizi mbese ko wamenye ko ari ikinyamupira kandi ikinyamupira gusa icyo nzi azabwira abanyarwanda igihugu agende bitanga mu ubwo Libya muyikure muri Libya ntirimo hagira umuyobozi muri APR kwandika kubwira ati babwira ibi babwira igihugu ni suspense ikabije kudufasha rwose igihugu chamani uburenganzira uvuye ngo atubwire igihugu ni suspense irakabije ntacyo nzi idahirema nyine ayikubwira kandi nibyo nimo kuvugana agace mani wabimpaye turagusabira uburenganzira gusabira uburenganzira mwaba mukoze rwose twemerewe gusaba muri APR kana uzi igihugu cyacu ubwo naciye amana ko ababyeyi bacu se ruvuyanga rero nge nibyo numvaga natangaza kuri APR magingo yangaya ariko kugira ngo tuavire rimwe tumentioning tujye muri rero gake uyu munsi koko byo ntabanga ririmo uyu munsi saa 8 ku bantu batumiwe batatumiwe ubwo ntibipime official sindimo Nyamukandagira hagenda abantu batumiwe ifite press conference saa 8 ku cyicaro cya APR Kimihurura ibintu biri nayivugaho gusa nuko APR iri gutegura ibirori bizaba ku itariki 29 z'ukwa gatandatu ku kwezi bikabera ku murindi w'intwari nibyo ku ivuko rya APR
so ku munindi w'intwari yego ariko ibyo birori kugira ngo nyine tutabyitiranya ntabwo birimo gutegurwa na aperi nk'ubuyobozi ni fan base ndabyumva Ya ni fan base yego ibyo birori ni ibyo kwizihiza imyaka 30 aperi FC imaze ubwo ni ibirori tuzagenda tujyamo nyine donc details zabyo ko iminsi igenda urumva haracyari iminsi kujya kuri 29 icyo ni icya mbere inagize ngo ni APR day yo kwerekaniramo abakinnyi 29 z'ukwa gatandatu ibirori fan base iri gutegura bizabera ku Murindi aho APR yashingiwe ubwo abantu bakaganizwa amateka ya APR gushingwa kwayo n'ibindi bakarushaho kuyumva no kwimenya ubwo abafana bayo icya kabiri APR iravuga ko ishaka gukora ibirori byiza ngo bizaba binogeye ijisho ku buryo umufana wa APR azashimangira rya jambo ryazanywe n'umuhungu wanjye cyane Jangwani ryitwa Club Giant ngo nibwo muzayireba mu cyo bita APR ngibaye ari nk'umuntu ngo nibwo muzabona icyo bita imisusire yayo mukabona imikaya yayo mukabona inyama zayo mukabona intugu mukabona intare izabereka imikaka ati muzayibona yanyaye uri gitegura tubona muhaye kuko APR ngo yabonye hari abantu ngo bateguye mbaze ngo nabaye ahantu nicaye kuri Serena Hotel ndi kumwe n'umuvandimwe David Bayingana n'abandi bagabo babiri ntari bugarukeho dusangira muri weekend baratubwiye ati Rugaju mubwira abanyarwanda ikintu kimwe irategura ibirori biri ku rwego rwo hejuru byiza binogeye ijisho abafana binubiraga ko batabonye fireworks ku munsi w'igikombe n'ahantu hanini hashobora kujya abantu barenga 5,000 ku Murindi APR ngo izamanura umufana ngo hazaba ibintu bitigeze kuba mu mateka y'umuziki nyarwanda iyo ni terimi iryoshye imeze nka zandani ibintu byose ugomba kubihuza n'umuziki nyarwanda iyo uvuze amateka cyane rwose waba uvuze ati ubukwe bwagenze neza bwabaye ubukwe butigeze mu mateka y'umuziki nyarwanda ibintu ukabuza n'umuziki nyarwanda biraryoshye cyane n'akantu umvanye wongwe Nyamirambo yasomaga ka cyayi nimugoroba turi tamutamu ngo iki cyayi ngo kirimo tangawizi zitarigezeho mu mateka y'umuziki nibaza umuziki nyarwanda ni icyayi ngo Nyamirambo bararyohera cyane so rero APR igiye gutegura ibintu bihambaye biri ku rwego rwo hejuru tuzagenda tuwa detail niyo press conference ejo tuzabwira ibyavuye niba nta mention isigaye nuko biteye